ariko ugire vuba kuko nyiracyo dusanze ntabwo twamuva mu nzara ngaho ndabigira ndetse mwana wa oya tambuka tera intambwe maze umfate umuntu komeza tugende humura cyangwa cya mama na data twambutse uruzi zakwita nzatunga mbere tugeze hakurya yarwo humura urakomeza ya mitwaro itaza kugwa mu mazi ndayifite cyakora ukomere kuri rya hembe ry'ububiko agashya kera tukambuka naho byose byo mbimbabaje niba barijwe n'amagara yanjye ave wamfata cyane umuntu uratuma ntagashye humura izo ni imvubu ntacyo zidutwara ubu twambutse turi hafi kugera ku mwaro ntubona uyu musozi uri imbere yacu ureba ntabwo ubona uriya musozi niwo bita Nyarubuye ave se ceceka ibyo si byo ndi mu mwana wa byose ndabyumva ntacyo numva ntacyo mbona ndabona ngeze hakurya humura cyangwa imana y'u Rwanda nkongera gukandagira ku butaka kumawe ntukihebe wasigaho umwana wa ngaho ruhuka ubu twambutse nta kundi cyo hinga nkwereke yego tera akaguru hakurya tera umutsi ukomeza n'iyo mitwaro yego ko nyaka cyo hinga gembe nzirika iki gihe ba nyiracyo baragisanga hano pega ye nkazongera kwambuka uruzi kavuna mwana wanjye ashwita wamike enda mfasha ngaho tera iki giseke n'urwo rubaho bishyira imbosozi mereza hano aha mani mbema ihembe ry'ububiko riri hehe kutamusubiza kandi bari ntaryo kavuna mwana wanjye ndakubona ashobewe ngwiki ashobewe rwose ndagera hakurya ndakubwira tugeze umusozi ndakubwira uko byagenze ngwiki nkananirwa kubikubwira tukiri muri nyina mawe sogokura ambwira ko kariya kabuye kabuyenge ninkabura ko ku byanjye bizaba birangiye ntitwari kumwe kuki ibindi byose utabiretse ngo bwe mu mazi ariko ukomere ku murage shyuhuhu burya koko inzira ntibwira umugenzi niko ndarikoze koko mwana wanjye ihangane ihembe umurage ihangane rwose nihangane iki ngese nari naje ko tuzaronkera iyo tugiye mwana wanjye oya birarangiye ibyanjye ndarushotse ngaho tegereza abatari bazi kwambutsa usubire muhira ariko ndarushotse rwose ubu nyambuye siga amahoro yanjye nayo ntayandi oya sigaho umwana singusize nkwanze ariko nta kundi nabigenza ndazirika mbabarira kavuna rwose we kunsiga muri iri shyanga rwose oya ndarushotse oya ubu nyambuye ndakura ndarushotse rwose iwacu aho se umbwira njya gusanga basubizeyo nabasubiranye iki ngusize ubu nyambuye gusubira uko mu rugendo ariko ngewe ubu tubonani nageze mu bigwi byanjye ubu ndagiye oya ubu nyambuye pe oya ndagiye kavuna mwana wanjye rwose ndakuvunira icumu ryawe ku ivi rwose ntaho byabaye kirazira iryo rinyazi ry'ihembe rwose ryagiye ndireba ariko ngiye kuritangira rirancika ryo kanyagwa mbura uko mbigenza rwose ndekere nagira ihangane mwana wanjye ihangane nagira nti ubuse nge nari niyanze mwana wanjye nari nanze ko tuzaronka ubu nyambuye sigaho garura umutima mwana wanjye cururuka cyakora kavuna mwana ndakurenganya ihangane ndakurenganya rwose data wanyise kavuna niba nteye umuruho wose ubuse koko mbaye iwanjye nta cyizere nawe usange ifite cyo kubaho kwanjye ariko mawe wanditse nkigendera koko ihangane kuba ngubu ibyanjye byarangiye ndagowe pe ndagowe cyakora niba uhisemo gutabara nanjye ntunsiga turajyana urarushoka ndushoke njye naba nsigariye iki se kandi ntabwo mwa bagenzi mwe uraho wa mugabo we yego se uba musore we kubitsa umutwe w'amaguru ni amahoro amahoro yanjye ni make ndeka wa mugabo we irihe cyane se shahu uboneye kuri umusozi wacu ngo nkurwaneho ko ntawe umenye ubu zirageze ndakiringwirire n'irya nyantango ntiwashobora kurihanura wa mugabo we rwose wamumpendahindeye agahaguruka tukagenda ko amanywa agiye gukamba tukiri hano kandi tujya kure muragarukira kure kungana iki se mubaza arakubwira niwe uhazi erega wa mugabo we komereza urugendo twihore tutavaho tugukerereza mwambwe iyo mujyada ko urya ngo inshuti iva ku nzira
ubona ntitwari gufatanya urugendo. Turajya gushaka igihugu cya ruta ikindi, niba nawe ari ibyo tubwire dufatanye urugendo. Igenda garukira mu bwana cyambwe, ngiye kugishisha zira nka zanjye. Inamapfara ateye ubwatsi buruma, cyakuri wanjye muhe ibyo kurya birahari da. Databuja se ko natwe amapfa yo twahungaga mudufungure ntimuba mutugiriye neza niyo muhera ari hafi hano. Dore uvuye muri agashyamba urarenga urugo rumwe, urwa kabiri ntiwanjye. Uri ntegereje bene data ngo bandongoze izi nkano ndabona batinze. Cyakora cyo niba ushaka ubuhake shaho, urumva? Ndakumva databuja. Twayobora umukecuru muhira, naho wowe ukazambera umushumba w'inka zanjye, ukazajya wibera ingiyo kubiraro iyo bwana cyambwe. Databuja se cyo nshaka ko ari cyaramutse umukecuru wanjye nanjye vuga cya kabiri. Ahubwo murakoze cyane databuja. Ngaho noneho muyobore areba ukuntu yahagera atayobye, ahasigaye natwe turongore hakiri amafu. Mukecuru, ndakumva. dore uzamuke muri agashyamba. Yego nugaheraheza yego urabona urugo rw'umutindi, urumva? Yego ururenge urwa kabiri ruzitije imiyenzi, naho aho ni iwanjye. Yego ariko sahura ishyamba ni ryeru, nta nyamaswa zirimo databuja. Mukecuru humura, humura ntazo inzira ni nyabagendwa. Yego nugerayo ubabwira utumutware kirihahira. Yego arantumye ngo nimunyakire mu mfungurire, ngo nava ku biraro byo mu bwana cyambwe ngo niwe uzanyitegekera. Nuko murakoze databuja. Murakoze rwose. Ariko uzamenyera icyo kibondo, dore niwe ngira wenyine, nta wundi mba nkwambuye. Utaravuze kandi ngo kumureba uko niwe nsigaranye. Yego utaravuze kandi ngo muntuze mu ndaro yo mu gikari. Gaho genda. Nuko cyo ngaho sha. Iyo bantuza cyo tambuka wegere. Umva mukecuru. Maze kandi abagabo batatu muhura iyo ngiyo mu nzira, ubabwira uti nimubashe. Uti nimubasha bayagenda muramusanga imbere. Sibyo? Ndababwira databuja. Ngaho sha tambuka nshirira hejuru, buretse nshirire hejuru. Maze ngerekereho n'icyo giseke ngende. Cyava basha. Cyo kwandacurwa nabi umwana wanjye, sinzi niba hari amahuriro yanjye nawe. Uhumura, ningero nkabona hari ubuhahiro, nzamusaba kuza kugutwara tubaneyo. Kandi ntugire inkeke, ubwo ari ukohereje biruzafatwa neza kugeza igihe azagarukira. Gusa nanjye mfite inkeke zo kuba ngiye nsize ihembe ryanjye. Ubu yende yo nguma hariya ku cyambu, sinari kuzagira Imana y'u Rwanda nkongera kuribona. Cyo ngaho sha, ngaho zijya imbere mukecuru. Ngaho genda. Ngaho zijya imbere zidatanasha. Yego databuja. Mawe ngaho urabaha Imana nibishaka tuzongera tubonane. Nzabonana mwana wanjye. Ngaho genda ugira amahoro. Gende neza rwose. Mukecuru ngaho ihute. Ngaho sha zijya imbere sha. Chaka brumeto. Po. Ingo. Ukomeze iyo nzira sha. Niyo ngiyo niga niyo tujya. Ingo. Hagarara usha. Hagarara. Ndabona singa zikanze sinzi icyo zikanze sha. Menya inzira atari amahoro. Ubuzireba? Urumva? Ubuzireba ntuzitane ndaje ngiye kwituma. Reka mbe nicaye niruhukire, menya urugendo rukiri rwose. Dore uretse databuja wirukara abayikize kandi reka nanjye mpaguruke ndebida. Mama se nanjye niruke koko. Ongera ucesha. Uragenda kaporwe. Hagarara. Niko terwa cyakira gusa. Ongera witera kaporwe. Gasore kica. Urabona gutera icumu. Ariko batwara rwose. Nakora y'abagabo amazi. Reka ngitera icumu shaka. Oya. Habe oya bikiyori. Ubwo kitirutse. Niko sha. Izina zacu zoriziyaneho. Rwose batwara rwose izi nka ntabwo ari izanjye n'izuriya mugabo urenga hariya mu gikombe. Dore nguriya mu gikombe ntabwo ari kwita yababa we rwose ntabwo mamenye nguriya ubu se muramora iki koko? Turagora iki? Izina muzwiwe ariko sha uwo mugabo ari yashaka mugabo ari yemwe mama we nguriya ngashangura ko nguriya mu gikombe ntabwo ibare cyacyo komeza fata ikiza gucika hagarara ndapfuye we
muramora iki rwose muramora iki rwose ariko mwaba twarimwe rwose muramora iki kuzi nka tari zanjye uriya mugabo iki rwose muragitanga shaka gaho we muragitange wabariye rwose databuja rwose wabariye databuja niko ngisamo umushereke databuja rwagirira muzaso muzaso rwana ariko rwose mwaba twarimwe nikosha uririza w'igiti arangije we icyaka cyaruma muramenye rwose ntabwo mbabegera uriya mugabo mwari kumwe n'inzoka twanisha rwose mwuka simbizi rwose ni mu mabare ntabwo rwose akambwira ko yahira ariko ntabwo muzi rwose muranenganye amuyoko turakubita ku buryo utazongera gushimuta sinababwiye ko atari data ko ntanamuzi witwa kiriya niko sha izi nka ni zande kibazo bahore mu nzira kagango wowe nyaruka ugenda utangira zira nka zigaruke zitaza kudusuka izi nka ni zande sembeye ubizi sembeye afite imfurugano kibahe baje gikomeza imfurugano kubita kane gatane kibo kubita abagabo mu nzira cyane cyane Kenya kimwe watumaze nyine zacu waganiriza cyane komeze cyane gasa mwese ushaka n'imana gahinda gasa n'icyo tubwire neza naneza gatuza tubwire neza oya ndabire we ni mbohore we bakuhora oya n'igicucu kandi cyo kintu ibi bizazana niba mbwiye ngo izinka niza ugishishije mu bwana cyane bashaka bagitse ngasubiza oya kanyarwanda mwana wanjye kanyarwanda mwana wanjye rwose we nyita kana twafashe nta kundi mera dupfe kigabo nimwumva niba tubeke ngo uyu mugabo n'umuzi wa cyane niko tubwiye ngicyo kubita nacyo cyabafashe gikobara imennye we umuhungu nawe ntabwo ari data ntabwo ari so kare byare mbwa ahubwo ni mumubaze n'izina ryanjye mwumve ko ari izi ngaho mugabo tubwire izina ry'umuhungu wawe ngaho tubwire uyu muhungu imfura yanjye yitwa wande muhora mu ijosi ariko wowe wibye na kera wagisambo kigabo ni gisambo ku muhungu yitwa kintu nakubita n'ikite yitwa kanyarwanda n'imfura yanjye niba atakubeshyera yitwa arambegera agiye nitwa kavuna rwose ntabwo ndi kanyarwanda rwose mwe babyeyi mwe ni mu mbabazi agiye nitwa kavuna sindi kanyarwanda awushyira neza isoko bye ntabyemeza neza ariko ni bibi reka nkunyu zakubita cyane nyamuna cyakora ndi umunyarwanda ariko sinitwa kanyarwanda rwose ahubwo rwose ni mu mbabarira nsubire iwacu tuzagaruke nicyo nashakaga ndakibonye umuhungu wanjye bose riki tubwize iwacu ntera hakurya kiyenzi ndetse umutware wawo yitwa rwarinda rwa rwabigwi ni umuzigama nimusanga mbeshya mu nyico ariko ni mu mbabarira ariko mwana wanjye rwose wavugishije ukuri ko kubundi ibinyoma ntacyo bimaze arababeshya iwacu ni mu kinyaga cya mpimuranye uri isambo y'ibyo bitera kuko ngo turamenya uvugisha ukuri ari kabaretse rero bikakubwira njye uvugisha ukuri aba bantu tubashyire databuja bubibarize neza iyo bava n'iyo bajya karita we ni mu kanyaga iki kigabo mu gikanyaga cyane nimumfashe dike akana reka nze nkabure nagiye cyane garura diriya ndabije rwose ko mutakijisha amaboko reka ni ikirango cyangwa bya gatana murabona iki gitero turi ntango cyakira kigiye basha ariko cyakira kigiye dore kiducitse
Nyamuneka nimukireke n'ahandi naho kigeze ashakira kigwa mu nzira nimukireke nimukuru icyo kigabo ahubwo twigendere ducyure umuhigo wacu mwanyuze kukiboha tugende hoshi mugende mu gisuka nyamuneka iki kigabo nyamuneka ariko genda Mbonye nyirabya bisumiza abatutizi bondo bakizwa n'iki reka n'ikindi kuri aka gahuriye na Nyizimana nabona inyamaswa ikananura ndarembye pe kuva mu gitondo ngenda kugeza igihe bugororeye koko rero nagiye bikorera n'inyota n'inzara siko numva atagitutiraho ntiyambonyera yewe wabasore ugenda ubundabunda muri rishamba urashaka iki uraho nukubyumva umugabo we niba ndaho simbizi wakomerekejwe n'ikiko ndizi wabaye inyama mu mubiri wose reka ubu ndebe ko nazizurwa abagabo wa mugabo we oya aho murambwira wabaye iki ariko urambariza iki wanditse nk'ipfiro urwo mpfuye wa mugabo we urahave kuryama aho ngaho utasinzirira dore ni mu ishyamba ukaba wihangane ubwira icyo wabaye humura ntabwo ndi umubisha niko uraturuka he navuye iwacu ikiyenzi ingana mu bwana cyangwa ngira ngo nahasanga igihugu cya Butiki iwacu none dore mfurwa baseka ukagira Imana we ese ubundi aha turi ni kuwuhe ubu turi Nyarubuye kandi rwose humura ntabwo ari kure cyane iwanyu nuko gusa wambutse muhazi aho ubundi si kure cyane Nyarubuye na nkoma ngo wa mugabo we ntombeshya oya igihe nagendeye ubu ndacyari Nyarubuye ngira ngo urabeshye nawe iwanyu ntabwo ari ino naturutse iwacu mu gitondo agasusuruko kose none bwo birinze kurenga ubu ntumbeshye ndacyari Nyarubuye koko wose ndi ubundi singubesha aha turi ni Nyarubuye ariko sabo gomeza kugenze gutya mahuriye reka wa mugabo naziza agatsima kanjye k'impamba nari nitwaje muhora n'ibisumizi birakanyambura niko kungirira nawe bene akakugena ariko se ubundi wari uzi kuri shyamba ntaho ugenda wewe n'imba rigoze wagize amahirwe cyane niba udahura n'ibyo bisumizi biri bikuriye amaso ubundi twe turi ishyamba dawe ubyegera amata yanjye kwisigira imiti ikibazo n'ikira zikamuhunga wa mugabo wari inyamaswa ndi n'umuntu inyamaswa shyamba ntacyo yantwara sogokuru yarazindasaza ariko se ubundi ko nakubyaho nturuka wowe twende kandi uraturuka he yitwa Kanyangore ndabagaragu wagwiza umukiro watwara wewe ubu yaransubiye hano mu ishyamba kumushakira umuti w'ingabo zadushwe n'abaryama nakugira inama se ubu tujyanye ntiwansabira nibura icumbi rya none ejo nkakomeza urugendo rwanjye humura nanjye ngo tuzahane databuja Kanyanga sinahagende namuyambuye cyane kandi akunda bikabije abantu baturutse hakurya ya Muhazi hari umugabo waho wigeze kumugirira neza cyane nagize wanasaka nyakira humura rwose databuja mu muntu mwiza aragusakana ngira n'imana no kuzaguhaka nabihamya mbona mpora mbiriraho abandi baronkeye wa mugabo oya humura wipiheba yavaze ibyo kandi gisabira ku giti cyo mu rugo aho none nawe Imana yazakwibuka reka tugende nza n'umuti wazo nziza hariya tugende gusidageze tugira aho tubona aho databuja arakubonye ariko ndabona kubwira cyane oya ntabwo ari ubwoba ni ukuremba ihangane ni bugufi ntabwo tugiye kure naguze nta kundi rwanjye rwageze we ndakukatiya ndakura kucika shanja neza nuko gukubitira mu rugo rw'umutware bibujijwe ndakura ubu nageze mu maboko y'umutware aranyica cyangwa nyikira uretse gushimuta nanone sanga ubundi ndakura agukiza icyo washaka kumva gifite vuba none ngo databuja ashyigikiye ibisambo mukuramo abantu amaso mu rugo rwanyu mwaruhawe nande umutware ni amacu y'abajura nawe tinyuka kubikora dore iki ni cya cyana twababwiraga twafashe hamwe na se bashimuta inka zawe databuja
bavugaga wabacitse ndiwe rwose se muravuga ngo umwana sinde bari umusore amasho wa mwana uzi gushimuta ubushyo amashongore databusha ariko barambeshyira rwose ntabwo ndi umushimusi rwose niwo mugabo bavuga ngo ni data ntabwo muzi twahuriye mu nzira nigendera ngaho nimwe mukibohoyesha maze mukizane numva ibyacyo nacyo hariya sha nguriya sisura mwihakanye pe mutware rwose uriya mugabo simuzi nimusanga mbeshya mu mpano uko bikwiriye hano mugikubite gishirizima maze mbone icyo nkibaza rwose mutware cyo zamba sinde gisambo barambeshyira ngaho vugisha ukuri turebe kutari cyo uyu muhungu mwahuriye hehe rwose databuja uyu muhungu niwe mfura yanjye se arabeshya rwose mutware ntabwo dore ko ngano ko ntabwo rwose mutware arabeshya ntabwo rwembashije niko kigabo ntabwo nakubeshya mutware imbaragaje imvi rwose ndabyumva iwanyu nihe iwacu mutware se iwacu foka se urakeko ni mu buganza bwa ruguru umva cya kigabo ko gipacapaca koko rwose nibyo kandi ntiwatubwiye ko uri umukinaga wa gisambuwe rwose navuze ko oya ni muri kimwibarize ye ubuganza bwa ruguru reka nkwibarize sha ndakumva mutware umutware wanyu ninde umutware wacu ni mpambara mutware uyu mwana wawe se yitwa nde rwose yitwa Kanyarwanda sinkubeshya oya ntabwo ari byo arabeshya rwose mutware kikashaho ntabwo rwembajije ubone urakana ko ngo yatari so uyu mugabo uretse no kuba data no kumumenya ntabwo muzi data mbise rwose uyu mugabo twahuriye hariya ku ruzi nigendera ambaza aho njya mubwira ko ngiye mu Bwanacyambwe none nasaba kumufasha kurongora inka yari afite ambwira ngo barazigishishije naga kumusuzugura databusha hariya sha wembe wanyu ni hehe iwacu ni mu buganza bwa ruguru databusha akaba ari mu bwatsi bwa rwarinda rwa rwabigwi w'umuzigabo nta nubwo rwose nitwa Kanyarwanda uretse ko ndi umunyarwanda izina ryanjye ni Kavuna rwose nimusanga mbeshya mu mpane mwihanukiriye databusha ntabwo mwumva mwa bantu mwe uyu mwana rwose mwamureganyije aravugisha ukuri aravuga ukuri rwose uwo rwanda n'utwara ubuganza bwa ruguru naho kiriya kiramwamwanya wagira ngo nikize naho ubuganza buherereye ndahazi databusha uhamenye iki ndahazi mukijyane mugikubite buri gitondo ibiboko 16 murakoze mutware icyo nicyo cyakora rwose hari gikwiye no kwicwa kumara kibeshyira umwana koko tukaba twaramugiriye n'abakakageni cyakora zamba mutware mwiza mutware rwose yaba mwari mukimaye nanjye ngo ngikubite nibura urushyira urajye kubita se shahu urushyira rwawe hari icyo rwagitwara urabona ubashije ese harya shahu iwanyu ni kuwuhe iwacu ni ikiyenzi yateganye na Nyagahandagaza databusha ndahazi shahu uri mwene nde ndi mwene Maburakindi wakaruhije databusha mbese yampayinga uri mwene Maburakindi sha cyangwa urabeshye ndiwe rwose ye aracyariho oya yarashaje databusha yo yabasha tamboka mu gikari baguhembure ye Kanyankore we karamu wambaye nashonje enda hano sha jyana uyu musore ndamugushinze umwondori namara gukira uzamunyereke yego databuza ndabikora uko bishaka murakoze cyane databusha nuko sha Kanyanko urasiye no kuzamunyereka nzamubereka sinakubwisha sinakubwiye ngo numugiraho urabugeze igorora ayiwe iki turi umukecuru wanjye hari he umukecuru wawe uri muzi byansi ni mama umbyara ariko siko musa koko reka nzimusuhuze ndaje gira vuba ariko mawe mwiriwe yego mana y'u Rwanda Kavuna mwana wanjye ni wowe ni jyewe maye wabaye iki nyabusa ko nduzi wahindutse urugina rw'amaraso ibyanjye byihore nzabigutekereza twitonze yewe nyagasani we wese hano hageze uti nari mfite umutima uhagaze ngira ngo cya kigabo cyakuyoboye mu gice cy'ibisambo byene wabo burya nakomeje inzira yandangiye ngeze hano mvuze uko yambwiye bose bampa inkwenene ndashoberwa mwana wa ndashoberwa pe ariko bakwakiriye neza bambajije aho nturutse mbatekereza byose ntacyo mbakinze nuko ngize Imana mbona baranyakiriye ngibye byanjye yewe ndumva ari inzozi pe reka ntabarabara reka ngende barantegereje tuzaba tubisubiramo niba ndamutse nibyo mwana wa byari byose Imana ishimwe genda batatu n'abarebwe tuzaba tubivuga ubundi genda uriya mukecuru se ko nabo baje none mwaje gutandukana muti yewe tugende ndabigutekereza twicaye hamwe
Karisa we nakazi kanyu televiziyo mwanzu cyo bigiye gukora ishano bigiye biki turi databuza hisemo gusangira nakabona ku mbehe bishoboka nakazi kanyu yego we kandi mwabandi mwe babwiye ngo muzangoraho muranga murananira ngiye kubivuga kugira ngo muri databuje ngunda rero umva aho birimbwa rero aho byihute vuba maze biterure atariyo maze bizane tubimene umva ngo aranje ukada genza se nemera ko biterura se ndamubwira ko bitewe n'iki kumugaburira ngagaruka kubitwara kuko ni muri cyubesha nakazi kanyu nakazi kanyu nabuvuga yewe mu maki ubu ni mwanzukira gikeriko aho ni mumvara ubwo akererwa gusa genda mwihute genda muze kubirya nushaka bivuga ye kubirya genda ihute se nyine ihute ndabivuga yawe ndabivuga ihute se nyine nushaka bivuga ariko utugende nibyo ndabivuga Dama namishaje kwatarana. Niko kanyamu. Nikiki guteye gukora ibyo ukoze sha. databuja ni mumbabarire se nabishaka Oya sha, oya. Mbwirwa ko kwe gutinyuka kumena ibiryo ntagiye gufungura. Kanyamu ari gusiga nyubaho kabikabije. databuja gose ni Chacha kapa na maheto. gose ni Karisa na Kabarisa abantu gose databuja mbabarire gose sinzongera Bagushutse iki? Bahamagare baze hano. Gaho vuba. Rega databuja n'ubundi ndabona muzanzira ibintu rwose binteye akantu ntibisanzwe Oya ngiye ahubwo ndumva ari urushisho. Utewe akantu se nuko nashatse gusangira nawe. oya databuja Oya ndagira ngo nkwereke rwose ko ntakikubera mu bagaragu banjye. Ahubwo uri umwana wanjye. Ndetse ntuzongere kunyita shobuja. Kuva uzajya unyita umubyeyi. biranshimishije rwose ariko rero nzabizira Cyangwa bo bazakuziramo kimwe. ngaba ndabazanye databuja turakwitabye databuja Mbese ko muri guhinda imishyitsi. Hariyo ngo bagushutse ngo iki? databuja ngaba ndabazanye nibabyivugira batagira ngo ndababeshera Ngaho mwicare hasi murambye. Mpereza ikiboko cyanjye mbanze mbumvishe icyo ndicyo. mutwara rwose tubabarire Babarire n'agasuzuguro kameze gatyo. rwose Hasoni. ariko turababwira icyabiduteye Muremera ko nimwe mwashutse kanyankore kuza kumena ibiryo by'umutware. rwose ntabwo twamushukagaho Ye? kwibeshya twagize ngo uribeshya ujya gufata ifunguro ritari ryawe Umvuko byabaye imbese. Mwabikora kimwe. Ubwo se mubona ko ndi igisambo cyangwa ndi igicucu. Babakubita iboko 8 maze kugasuzuguro gashiri. mutwara rwose mutubarire twibeshye Ntibeshye. Mbese ubundi mwabiguye n'iki ko nabwe mwiheze. Mwabibonye muti. databuja twakoze icyaha cyo kuguhengereza naho ubundi rwose nta bugome bundi twari dufite rwose mutubabarire Icyo nacyo ni icyaha. Ni icyaha ndetse gikomeye cyane. Uhengereza shobuja aho yihereza. Sha, nuko nyine sanzwe mbazi ho abagaragu beza. Naho ubundi mwagombaga gukubitwa mbese simbiza ariko ubutandi muzankira. Gaho ni mugende mukubitwa iboko 8 buri muntu. Nimwongera hasigaye muzambona mbanduga bishibishi. murakoze cyane Gaho n'ibikende. Pega. Nigitangaza rwose. Kanyankore rero. ndakumva data Biriwe unyumve neza kandi ubibwire n'abandi bagaragu. ndabumva databuja Kuvubu Kavuna mugomba kumwubaha mwese. Nta kibarwa mu bagaragu banjye ahubwo n'umwana. Urabyumvise? ndabyumva databuja Uzamwuha ninjye azaba yubashye. Uzamusuzugura kandi ninjye bazabasuzuguye. Urabyumvise? Ubibwira abagaragu bose. ngiye kubivuga banjoge musigara mwigaramiye koko musigara mwigaramiye muzi ngo bitwe hariye uravuga urushyize n'ibiboko 8 tugiye gukubitwa urumva wowe nimwe mwabyihamagariye niba bakubita iyo bimenya twese twari gushirira ku icumu ndetse niwacu hagaterwa itabi ahubwo Imana igira amaboko ariko Ariko iranya na yimbwa y'umusuhuke yahaye ikidatabuja koko nakazi kanyu rero mbonye ngizi rya none numushaka kandi mu muhakweho tumuhakwemo aranyeruriye ngo kabura ndakibarirwa muri twe ngabarirwa mu bana be ye mva ko muhigira nzaba ndeba ariko Mana yanjye niko databuja kubwibwe gose niko ambwiye ngo namwe mbibabwire sibanga nishyano koko pe nishyano inyana yimbwa dusanga iwacu maze duce kuri databuja koko iri nishyano pe birakabije dukwe guhaguruka oya rwose ntabwo ari byo nimuhaguruka rwose tumuhigire hasi kubura hejuru sibyo maze tumukureho naho ubundi ntabwo turimo pe nakazi kanyuze sindimo iyo so umutego wa kabiri mu muteza usimbuka ahubwo ubutaha ni mureba nabi nimwe muzaburya ariko ni nk'ukuntu uriya muteragira ubugingo ngira ngo aratsiritse nyakuvuna umuheto sha ubwo uyu munsi bwo yaraburiye rwose agarukiye ku isonga arabeshya ariko turi kumwe pe tugomba kumukurikira nzamuhiga kugeza ubwo nzagera n'ibwami nkamubeshyira ariko akicwa ni ngombwa nibyo agomba gupfa yanza kunzi nta kindi ariko buri kavune yabagize ati mwamuritse akiberaho kuyakaremye ari yikamena agomba gupfa ni ngombwa kandi nawe niwe mukutuvuyemo ukatumenera ibanga uziyimbire umenye ko tuza kugira nabi uziyimbire sinzabavamo ariko mubajya mwifashe nze nguyema kanze karenge
ugize ngo iki? Dore mugiye gukubitwa ibiboko. Ubutaha muzaterwa amacumu nje nigaramiye. Tuzayaterwe turamaze. Ariko agomba apfe nta kindi. Byanze bikunze. Nyamara ubwo muramukira kobo, wenda Imana imucira kanzu. Aha, izagace. Rimuzi ko baca umugani mu Kinyarwanda, gwimute umugisha bayishoroma ku giti cy'umuro. Jyana iyo migani yawe. Migani sivuze. Jyana iyo migani yawe. Wabona mutamushoboye. ariko kavuna rwose mwana wanjye kucyora witangiriye itama wiyumvira uko Imana yatwibutse kandi uba wibaza iki wagiye wishima rwose ugaseka ukaganira n'abandi mwana wa yabaruzi ibyo databuja amaze kuvuga ntubuvuze amagambo yose ariko we ntera imitima ihagaze se kandi rwose shobuja yaradutonesheje ntiyakubwira iri kumena inda we mubeshyera rwose umuntu wemeye kukubarira no mu bana be rwose nyihorere udatuma mvuga nabi kandi ntarabyigeze udatuma nkuba yawe yakubwiye ko ugiye kunyagwa se ko ari byo byaba bibabaje wagira ngo wabyumvise ngo kuvuga umugaragu mubi nyuma y'abandi ubu nyambuye ngo nashatse kumucisha umutwe da yego ko baba mwana wanjye se ko hari umutoni kuri shobuja akubwiye ko wamucumuyeho iki rwose cyo kukunyagisha ngo uri umugaragu mubi sukeka ko dukunzwe kuri uyu murenge abenshi baraduhekenyera amenyo ngo tubarusha ubuhake kandi turi abashage kandi nabikubwiye urabizi baramaze nibashaka bazahekenya bayamarire mu nda siki wowe gusa ujye utunganya ibyo ushinzwe kugira ngo umushimishe kandi mbese nta kindi bityo rero ibyo bazamubwira byose bazaba bate nyuma yahuye kuko nawe ubwe yivugira ko uri umugaragu we yizera rwose kurusha abandi bazamuca yese ibyo byose bamubwira by'amafuti ndakubwira ngo turafitwe gusa nta kindi yarakugabiye aragukebera ubwo se kandi ikindi ni iki ubwe ku giti cye amaze kunyibwira ko nyuma y'iminsi 2 n'intanyagwa nzacibwa umutwe ngo iki ndabigira ntese bako ngo n'itegeko ryavuye ibwami ngo ucibwe umutwe mwana wa ye baba we ndazerekeza hese noneho mana y'u Rwanda ndabigira nte mwana wanjye se nyabusanga wacumuye iki kugeza iyo bigera n'ibwami nyabusa ndabigira ntese kandi nyagasa urwo rwanjye nacumuye iki se nyine uretse ko navukanye umuruho nta kindi kandi nako nshatse navuga ko rero wunteye umunsi untera ubushyinguro nasigiwe na sogokuru nako reka tubyihorere nyabusa nk'ibyo rwose ubigaruza iki aho byihorere gusa ibyo ko byashize rwose wagiye ubyibagirwa mwana we umutima wanjye ufite intege nkeya bampaye iminsi 2 ngo yashira akavuna agacibwa umutwe nta kundi se mpongireye ko mawe wambiye rwose umuhongireye urahungira hese nyabusa ikimbabaje gusa nuko uzasigara wanga rutagira kivurira nako nawe nturiho ndetse ndiho wowe se urabusigaye uraburiho se baraguca umutwe se nanjye sinkabeho ariko se shobuja uwo nguwo yakubwiye ko wacumuye iki rwose ibwami cyangwa ngo iryo tegeko ryatanzwe ryari ntabwo nashoboye kumubaza yanyukaga inabi cyane uretse ko yambwiye ngo ubwami batumye ngo rero umugaragu urusha abandi ntacyo ebyiri kandi ufite inenge ku gutwi kw'iburyo ngo mubwire ko hawe iminsi 2 yo gukiza igihugu yabishobora akagororerwa byamunanira agacibwa umutwe ntibamubaze icyo uzakirisha icyo gihugu usaba akanyagwawe cyangwa icyo uzaba ugikiza yambwiye ngo bapfumba baraguye ko umugaragu wa Rwizibukire yaruze igihugu igihe yambukaga icyambo agati bizira aho yambukiye igihe rero nahise ntekereza rya hembe ryaducikaga rikagwa mu ruzi niryo koko nta kindi ndarikoze urapfuye mwana wanjye nta kundi ndabigira ntese nyabusa ndihekuye ariko harya nta wundi mugaragu wamenye ufite indegera cyangwa usadutse ugutwi niyo yahaba ntabwo yaba ari mu bagaragu ba databuje kuko n'igihe ubifite byombi jyenyine ariko uwo mutindi wo mupfumu udahusha kanyagwa n'uwaheye yewe wabimubwiye naramumenye kandi si ukurusha abandi impinga ahubwo nigeze kuganira n'umuhungu we mutekereza iby'iryo hembe kandi uwo muhungu niwe umpigisha imbwa n'abahigi ngo murushe ubutoni
yego nyabusa niwe wagiye kubwira nyabura nyina ibyo azabeshya ngo kunde wicwe so wabimubwiraga iki nyabusa kandi sokuru yari yarabikubujije nuko rero ngo kugira ngo igihugu gikire uwo muze nuko nazana amajya abiri y'inkurakura n'akabuye k'akabuyenge kavuye mu nyanja ngari yo mu kindi gihugu kandi sokuru nyabusa yari yaravuze ko ariho katurutse cyakora uwo muhungu we ntabwo namubwiye icyari muri iryo hembe ahubwo icyatumye nyina biragura nuko yari azi neza ko bidashobora kuboneka bitaturuhije. none se nyabusa warese tukareba iyo duhungira batarakwica bukanyagowe batarakatwa igihanga. Oya ntaho twabona duhungira kuko u Rwanda ni urw'umwami ntaho twahungira. nyamara atakambira shobuja wenda yagira uko akugenza akagukiza ubwo burakari bwa nyir'ubutaka. harya ngo iryo hembe niryo ryazanye ibinyoro muri uru Rwanda rwose. Databuja se namutakambira akabyumva kandi nabwo niyo yabyumva ntiyavuguruza umwami nyir'u Rwanda. yewe cicika dore kanyankoraje tatwumva wasanga n'abatuvugira ibyo tutavuze. Murice buradaburaye rero waje kwitaba databuja n'igihe yagutumiyeho. Ushaka kumwitaba? Rwose ndarengana sinigeze nanga kwitaba databuja ntawigeze ambwira. Mwana wa mama rero ntaco dupfa. Twabanye nabi. Reka ngo bwira akabanga. Dore ubu none hahamaze gutanga itegeko ngo wowe urarura imbuhe ejo kare bakujane bwami wicwe. baba we ko bya data na mama wantetuye rwose. Kavuna mwana wanje urabeho nyabusa igendere. Nimuceceke. yuhu Tuje tukabaza kombye kuyizira. Atamye ko arico nababwiye. Ko wa mukecuru ihanagura atakobaje cakurijanga. Niko kabura sha Karame databuja nagutumyeho kangahe ntunyitabe none ntangombye kwigisira. Databuja murabizi ko ndashobora kwanga kubitaba ntawigeze ambwira uretse kanyankore uyu nguyu niwe bimbwiye none. ntawamubwiye rwose. aho kubwira se waje ngahaguruka vuba tugende dore byakomeye. Siguseze kuri nyoko kandi ntabwo uzagaruka ukundi. Mwebise ntimuzi uburyo mwagomeye igihugu. reka turarengana. None nanjye mukamugiye kusiga mu mazi abira. Mawe rwose urabeho simbusize nkwanze. nawe ntuyanze igendere. Haraguraye marira sha. Urandeba se nkugirire. Ntacyo nshoboye kugukorera rwose. Kanyaho Karame databuja. ngaho mushoboye tugende. Tugendesha. nabona databuja muca inkoni zamba rwose ni mu mwica urubazo nyakubyara. Nimwe mwizize murabizi. Umuhungu wawe sinamwangaga. gendera nyabusa. Ntacyo nahinduraho kandi itegeko ryavuye ibwami ko agomba kurara ku ngoyi. Ahubwo nawe urebe yuki. Ubundi nawe ntabwo usiga murajyana. ndasigara nkora iki nanjye nta nishaka. Nibyo rero. Kavuna agiye gucibwa umutwe kandi nanjye ntawe nsigaye birarangiye. urabona ko nta kabuza nanjye ngomba kwiyahura muri muhasi. niyo bansigaza ntacyo nakwimarira mbuze Kavuna wanjye byanze bikunze ngomba kurushoka. nuko rero ngo agumeho n'amenyo hagamwa n'amazi wabona narwo rwanze kundengera. Ikinamico ibaye ihagazeho gatoya ariko murongera kuyikurikirana mu kanya katubagezeho itangazo riturutse muri Minisiteri y'Ubuzima ngende Robert Cyubahiro Makena. Amakuru mashya kuri coronavirus COVID-19 tariki 21 Mata 2020. Uyu munsi hakozwe ibipimo 1046. Habonetse abarwayi bashya 22 bishyira umubare mpuzandengo w'abanduye bose hamwe ku 176. Abakize bagumye ari 87 kuko nta mushya wakize uyu munsi mu gihe abakirwaye ari 89. Ibigaragaza ubwiyongere bw'imibare y'abanduye mu batwara amakamyo yambukiranya imipaka n'abo bakorana. Abarwayi bose bavurirwa ahantu habugenewe kandi baroroherwa. Murasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta hitabwaho cyane cyane gukaraba intoki kenshi kandi mukaguma mu rugo. Udupfukamunwa tugomba kwambarwa iyo abantu bavuye mu rugo ndetse n'iyo bahuye n'abandi benshi nko mu nsisiro n'ahatuye imiryango myinshi. Umuntu wese wanga gutanga amakuru arebana n'abahuye n'umurwayi wa coronavirus cyangwa se agahisha ibimenyetso byayo aba ashyize ubuzima bwa benshi mu kaga kandi abihanirwa n'amategeko. Ibimenyetso by'ingenzi bya coronavirus ni inkorora, guhumeka bigoranye n'umuriro.
umuntu wese ashobora kwipimisha akoresheje telefone akanda akanyenyeri 114 akadirishya maze akurikiza amabwiriza cyangwa se akitabaza umujyanama w'ubuzima umwegereye. Hanakoreshwa kandi telefone 114 itishyurwa cyangwa se kwandika ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ari 0788 20 20 80. Dukomeze gufatanyiriza hamwe dutsinda iki cyorezo. Itangazo nderesubizamo ku nshuro ya kabiri. Itangazo riturutse muri Minisiteri y'Ubuzima. Amakuru mashya kuri coronavirus COVID-19 itariki 24 Mata 2020. Uyu munsi hakozwe ibipimo 1046. Habonetse abarwayi bashya 22 bishyira ku mubare mpuzandengo w'abanduye ku 176. Abakize ni 87 ko nta wakize uyu munsi mushya ndetse abakirwaye ni 89. Ibigaragaza ubwiyongere bw'imibare y'abanduye mu batwara amakamyo yambukiranya imipaka nabo bakorana. Abarwayi bose bavurirwa ahantu habugenewe kandi bari koroherwa. Umuntu asabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta hitabwaho cyane gukaraba intoki kenshi kandi mukaguma mu rugo. Udupfukamunwa tugomba kwambarwa iyo abantu bavuye mu rugo ndetse niyo bahuye n'abandi benshi nko mu nsisiro n'ahatuye imiryango myinshi. Umuntu wese wanga gutanga amakuru arebana n'abahuye n'umurwayi wa coronavirus cyangwa se agahisha ibimenyetso byayo abashyize ubuzima bwa benshi mu kaga kandi bahanirwa n'amategeko. Ibimenyetso by'ingenzi bya coronavirus ni inkorora, guhumeka bigoranye n'umuriro. Umuntu wese ashobora kwipimisha akoresheje telefone akanda akanyenyeri 114 akadirishya maze akurikiza amabwiriza cyangwa se akitabaza umujyanama w'ubuzima umwegereye cyangwa se akanahamagara kuri 114 nimero itishyurwa. Ashobora no kohereza ubutumwa bugufi kuri nimero ya WhatsApp 0782 20 20 80. Dukomeze gufatanyiriza hamwe gutsinda iki cyorezo. Ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima. Nizeye ko batankurikiye we, ariko se ninsanga bamujyanye inzira y'ibwami ndayibwirwa n'ikinyagasane ngo mbakurikire. Yewe wa mana w'u Rwanda we, umenya bagiye ndumva hatuje nta bukoma, ariko ni mu gihe ntibura nacyaga. Yewe umenya bugiye gutandukana uva ubunyoni buravuze, ariko se wanda basangayo ko bari bavuze ko bagenda mu nkoko za mbere. Yewe ariko amarembo aracyugariye, umenya bataragenda. Yewe muntu uhagaze inyuma y'imyugari. Ayiwe urankanze, ni njyewe waramutseho Kanyanko. Waramutse nawe? Nta miramukire. Shora heko nduzi kime cyagutonzeho. Naraye yindushye zirara, ariko se Kavuna uwo ngo waracyarima ku Kanyabusa. Yewe sinakobesha yaraye kungwa, niba yaramutse simbizi. Ntubizi shenge. Ngo bataramujyana Imana ishimwe, wenda no kuramuka yaramutse. Ubuse namubona ngo tuvuganaho nibura bwa nyuma musezereho. Reka da, ibyo wabyibereza databuja sinakubesha. Sakwe birakomeye, sinzi ko kwemerera. Yabyutse se nibura ngo mfe kuruta numve. Ubu yabyutse ubwo yararanye urugendo. Kugisa amahirwe ahubwo ngo waraje. Fa kumubaza wumve. Tambuka uva inyuma y'irembo. Kwigira uko burabizi ndagwa nabi. Kandi arakwemerera ye. Ko yigendeye se wakanyagwa we. Ihuta mutegere hariya. Yakubonye. Mbe mwaramutse databuja mwiza. Waramutse nawe? Nagutanze umenye ntuntera umwako. Databuja no kwarushya nta kibasigaza. Naho ubundi ubwoko bwacu ntibwabigiraga. Nawe surashe ngo mujyane. Igendere ntabajyana, nawe nitugukenera tuzagutumaho. Bamutware ngirira imbabazi rwose ureke ngusaba ikintu kimwe gusa. Mbabarira rwose ureke nongere mvugane n'umwana wanjye bwa nyuma maze musezereho agende. Urashaka kwitera agahinda gusa. Ubuse ntabwo wumva wahiritira ku ngoyi. Ndamwumva yoga. Ni intere, niyo mwabona sizi ko ari bubashe kukumva cyangwa ngo ashobore kukuvugisha. Databuja ntacyo bitwaye. Nibura ndabanshize agahinda. Aha, nakubwira iki? Ngaho genda. Umuborogo ni wose Nyagasani yanegekaye. Shaka nyanko. Kareme databuja wambaye nashonje. Gira abahungu barinzi iyo mbohe bareke nyina yisigira ibihe. Yego databuja. Murakoze mutware mwiza, murakoze. Kaho tambuka umurebe. Kavuna mwana wanjye washize Nyabusa. Ndi nyoko yewe. Tega amatwi nguhumurize. Yewe uranyumva? Kavuna ndi nyoko Nyabusa. Sinowe. Ni njyewe Nyabusa. Sigaho ceceka urantera ubwoba. Reka nkubwire inkuru nziza nkuza. Nubwo nta kintu kumariye rwose. Ariko wanditse
wanditse ntugumye rwose kunshinyagurira we Wanyabusa nyumva yewe uranyumva yewe ndakumva mawe turya hembe nari ariko mawe ko kuranshinyagurira ko nyabusa sinabigira yewe rya hembe nani bishatse wenda wakira nyabusa wishinyagurira ihangane wishinyagurira sinjye kiza rwose urangira indarifite umura rwose singushinyagurira niryo rwose sigaho ryihorere we ngiriye ukavuna ndapfuye yewe ihangane nyabusa to uranyumva se to umura iracyapfundike rwose uko ryari rimeze kera niryo rwose mbamwambuye yageze hino nkoreho ndebe ko nako babuye oya wari ubusa we wari ubusa ndapfuye we kandi twari agatuza akatagaranye ndapfuye we ndapfuye agatuza katagaranye ihangane ahubwo sinzi ko turi bubashe kuripfundura dore n'ubujeni n'inshumbu rwose biracyadadiye pe ntawe aripfundura ihangane nyawe kuba ryo niryo ndabyemeye ariko se ryaba ryo ubu ntiririmo ubusa dusanze ririmo ubusa twabigenza gute yarapfundikiye wikwiheba rwose byatumarira iki oya igituma turibonye rwose twizere ko nabyo ntacyo byabaye ngaho gerageza upfundure turebe ihangane nyabusa nk'uko nta mazi yagiyemo riracyapfundikiye rwose gerageza wenda ushyireho n'amenyo upfundure turebe ahubwo ndatinya kurinyaganyiza cyane ngo tutamena twatuge gusa ubundi wabibonye mbigenza neza nyabusa niko waribonye hehe ndeka kavuna ndeka ihangane kujya ku mugoroba bamaze kukujyana narebye nsanga ntacyo nsigaye nkora ngomba kwiyahura muri muhazi nta kindi ariko ibyo mbwira byose ndarembye we reka tubwire umutware ko umutwe wabonetse wenda ihangane nyabusa reka tubwire umutware ko umutwe wabonetse wenda babe bakubohoye uruhuke rebe ko wahumeka nyabusa gusa twamara kubimubwira wa mugani tugasanga ntabikirimo twabigira dute wenda rebye pfa kumubwira we byose ni kimwe pfa kumubwira Kavuna ngo tugende mwose nimundohora ingoyi mbashe kubyuka we ntabasha banza ahubwo mbwirire databuja utenda hano agira icyo akwisabira nyakubyara reka ariko wa mugore ako gasuzuguro kawe karandembeje ye ukantumaho umugaragu ngo ugire icyo umbaza nturihe n'abasha wa mugore we databuja ngize ntingire icyo nkwisabira singize ngo ngire icyo nkwibariza urasaba iki se kandi ko wasabye gusezera ku muhungu wawe nkabiguha ikindi ushaka ni iki databuja rwose ngirire mpudohora ingoyi ndarembye kandi umuti nawe ubonye harenda singipfuye uvuga mbishibisho wampaye ntabwo akubeshya rwose umuti wabonetse ni mu mubohore rwose ni nacyo nashakaga kubamenyesha ngaho urahigirayo uyu mugozi bakomeje cyane ariko nze muce ko bamwishe se bamwishe rwose urakoze databuja si bwo bwa mbere nkisa harya umuti wabonetse dore uri muri iri hembe rwose uretse ko ryatunaniye gupfundura ariko umenya mugerageje wenda byashoboka seri wamesheje ubujeni reka mbwire kanyankora ashyuhiriza umushyo mbipfunduze icyo ngaho mbwira vuba atari yagaruka nuko ubwo nahise ngenda nicara hakurya ku cyambu cya kindi twambukiyeho ndebye amazi ndayatinya nigira hirya mu rukangaga ntiwenda haza inyamaswa ikanyanura ndaheba ngeze inkoko ya mbere ibitse nkiri aho umwana wa ibyo bindi byihoreye mbwira gusa uko waribonye nagiye kubona mbona abarobyi bari baje kureba icyo imitego yabo yafashe nuko bakutse mbona bafite iryo hembe n'ibisamake byinshi bari barobye maze barirambika aho ngaho basubira mu ruzi ngo bagiye kongera gutega ariko ntabwo bari bakubonye reka da nuko umwe yabwiye numva umwe arabwira undi ngo bongere bakijugunye mu mazi undi ati oya ntawe utakanya agatagahambuye yewe ati kirambi cyangwa aho niyamara gucya turagipfunyindura turebe ikirimo nuko baragenda ngo bari basanze ryafashwe mu mitego yabo niko bavuze yewe imana irakarama bahora n'iki bahanzwe no guturira ubwato bwabo nanjye ndakira hanza niruka aka gasozi nakanyoye nk'amazi
umva rero kavuna nakureka nze mbanze pfundurira ihembe umushyo wanjye utarahora. Yamaye uzi ko ari byo? Nibyo pe. Dore utu tugisenze twari kuntu tw'umwami. Aka kabuye kabuyenge ndakazi neza rwose. Yego ye. Ni amahoro. Ubu rero nonaha ngiye kohereza intumwa ibwami imenyesha ko umuti wabonetse. Yego. Nawe kavu hasigaye no kugenda bakakondora maze ntazakujyana ibwami ukawisohoreza. Ko yashize se. Uramenye kandi ntugire umugaragu n'umwe ubibwira. Ishata guca ruhinga nyuma akabikwiba. Bazamwica bamurwaye igihe rwose. Byihoreye databuje n'ubundi byatewe n'ivuzivuzi ryanjye ngo ahanda yagira mugenzi wanjye. Aza nzareba kiyongerwa mu pfumuta. Mva ko yaragoye ngo ihembe rya kavuna niriboneke ibinyoro bizacika mu Rwanda. Ntacyo bitwaye. Igihe ryo rirabonetse bene nabyo tuzagira amahirwe bicike. Zaba ndeba. Ni mu mbabare rero nanjye noneho ngira icyo mbisabira. Turakumva databuja mwiza. Mubyeyi databuja se uradusaba iki koko tukurusha wakagira imana we? Kirahari. Ni munyemerere ko mukimpa gusa. Databuja se rwose uretse icyo tudafite urabona twakwimiki rwose. Ndabasaba ngo mumbwire aho mwakuyira ihembe. Rwose kandi mubare mumbwize ukuri ndabinginze. Mumbwire rwose. Ko muri bagize mufite ubwoba. Nimuhumure rwose mumbwize ukuri. Databuja rwose mbabajwe nuko nsaba icyo ndashobora kuguha kandi ngifite. Oya singize ngurime kugira nta nicyo ryamarira. Ariko ngusabye kumbwira aho warivanye gusa. Databuja rwose umubyeyi umbabarire kugushimuza asagasuzuguro. Ariko se kujya ushaka kumenya ibyo byose urabishakira iki koko databuja? No rwacuga mwana wanjye no kuribona wenda umenya bigiye kuduhagama. Oya ni muhumure rwose mwimpisha. Impamvu ndayibabwira nanjye maze kumbwira aho mwarikuye. Mwimpinya kandi mumbwiza ukuri. Yewe. Ni muhumure rwose. Simbabarize kubagirira nabi kandi murabizi. Databuja rwose kutabikubwira birambabaje kandi no kubikubwira birankomereye. Biragoye nyagasani. Nyamara rero kubimbwira rero byarushaho kukugirira akamaro. Kuruta ndetse kuritunga. Yego ndabyumva ariko nkagira ubwoba ko kumena ibanga nabyo byambera ibamba. Nayo banza umbwira utankinze rwose icyo ushakira kubimenya databuja. Ari nubwo nasanga rero ngomba kurimenera. Umva kavuna kubwiye ntacyo ngukinze. Ndakumva databuja. Ibihembe ni ryanyira ubutaka. Nibye rwose ryatakaye yabyukurukiye umuhigo nushaka kuvyemera sinkubeshye. Ribaye ryitese kandi narirazwe na sogokuru. Birashoboka ko yari kuraze yego ariko mera ko ibyo nkubwira nabyo ari ukuri. Turukunta ari irye. Ngaho bimbwira neza databuja. Buryo bwo wambwiraga izina rya Soma urakindi. Naracicitse ndibika ku mutima. Nkwitura neza so yangiriye. Atese databuja. Uwo munsi twabyukurukiye umuhigo nuko abantu biwanyu banyibikuru tuyu mwami ariko twanyereka aho bayihishe. Ni nabwo ndetse umunyaruhago w'umwami yishwe n'intare. Nuko iryo hembe rirazimira. Uwo ari tugende yamenyekanye. Ubwo gahara ushatse kuvuga ko nabyo byaba impamvu yo kumbambira umwana ngo ni waryibye ye. Oyo kumubamba ahubwo bibaye impamvu yo kumukiza. Iri hembe umwami aribonye. Ndakumenyesha ko ashobora gutanga n'ibyo afite byose ariko rikamugarukira. Ubu twese ari twibwe. Ari abatware. Tuhagaritse imitima kubera ryo. Nibateye inkike se no kuvuga ko mwari muri fite ruhari mwese. Oya ariko rero nibyo rifite imitsindo yadutsindiraga babisha. Kandi nabyo byatumaga iyo yajyaga guhiga acyura umuhigo. Kuba icyo gihe ntarajya guhiga ngo yice na rimwe uretse nyine ko bica bakayimutwerera. Nta gushidikanya rero ko ari nayo mpamvu yo duteye buri gihe tuneshwa byanze bikunze. Basira ihembe ryoroshye. Yewe ubwo birakomeye. Dore niryo rwose nta gushidikanya. Ariko rero ngiye hari n'ikindi ntasobanukiwe. Ni iki se kandi databuja? Kirahari rwose. Abapfumu umwami bari bavuze ko rizatendera kaboneka yego. Ariko bari bavuze ko rizagarwa n'umwana w'umwami utazwi. Aho rero ngiye kuri nge n'urujijo. Umwana w'umwami umeze ute? Ngo uwo mwana azaba yaravutse ku mugore w'ikinege. Ngo kandi n'uwo mwana azaba yaravukanye n'abandi ariko ari we wenyine warokotse. Ngo umwami yaramubyaranye n'umutindikazi yasanze mu rugo wenyine umugabo yaragiye kwitabara. Ngo umugore w'ikinege wabo ngo kandi umugabo yari yaragiye kwitabara. Noneho rero ntabwo ari ryo kuko jewe ntabwo ndi umwana w'umwami.
irekerera aho mwana wanjye babyihoreye. Muramenye ariko iryo banga rikomeye rizwi n'abiru gusa. Muramenye nyaboneka, muramenye. Ngaho reka nze nge hanze ndaje gato. Nikoze ma. Ngiye kubimubwira. Umenyereye soko kuri yatubwiye tuzamenera ryabanga. Ahubwo hari n'irindi utazi nanjye ngomba kubabwira mwana wa. Ariko rero ceceka araje. Kavuna we. Karame databusha. Ugero ngiye iki cyatuma gashaka kubimenya. Ngiye uzanyobeye. Mahise umwana w'umwamasabe wowe. Reka da ndarengana. Nakubuye ko data yitwa Mabura kindi wakaruje kandi sinakubeshyaga. Cyakora cyo ntacyo wampishe nanjye sinaguhisha. Iri hembe kuba ryo niryo kuko soko kuri yabimbwiye. Gusa icyatumye mbanza guceceka nuko yambwiye ko iryo banga nzarimenera umuntu uzamenye iri hembe bwa mbere akanambwira nyiraryo. Cyakora yarambwiye ati iri hembe ntirizakwica rizagukiza. Nyamara byabaye indagungura atinda ntihera. Dore n'uwo mwana w'umwami bavuze. Ugeze ngo iki? Nere ngaho nimurebe uko mu mugenza. Ugeze ngo iki? Kandi wa mukecuru nawe uzankoraho. Oya ratanga utubwire neza uko byagenze. Umva rwose hari mu mpeshyi. Umugabo wanjye Mabura kindi yaragiye ku rugamba. Umwamanyuri wacu ari kumwe n'abahigi benshi. Maze bageze iwacu habwa imvura y'insindagira bigega. Nuko abahetsi bari bamuhetse baramururutsa. Baza kumwugamisha aho ngaho muri ako karuri kacu. Nukuri simba beshya rwose. Uwo munsi nibwo nasamye inda ya Kavuna uyu nguyu dore. Oya rwose tubwize ukuri bitubeshya. Kuko umwami yari yavuze ko umugore yamusigiye ikimenyetso. Ndakubeshyera iki se wakagira Imana we. Ntureba dore risaro ku mweko wanjye do. Ndaribona. Natemera ko ari iryo yampaye nzacibwa umutwe mba nambuye data. Mawe ko wakundaga gucisha amakina ntutewe n'abahehe. Umwana. Ushaka kuncisha umutwe kuko ngo nise umwana w'umwami. Kavu nyamara nibyo. Kuko n'umwami ubwo yari yavuze ko umugore amwugamishije yamusigiye agasaro k'igisasuro. Ahubwo cyatumye batanabikeka nuko umwami yahavuye umugabo wanjye akaza muri iyo minsi. Nta wundi wigeze amenya iryo banga rwose habe n'umwe. Niburi ikintu genewe nta gushidikanya. Ubuse ko Kavuna n'umwana w'umwami. Murabeshya rwose. Murambeshya. Nimuhaguruke tujye rwose kwiyerekana ndebe ko nakiri umuruho. Tugende vuba tugende. Kavuna rero nyamara ibyo byishimo nubwo bifite. Ntushobora kwihutira kujyayo kwiyerekana. Kuko bavuze ko umunsi uzakandagira ibintu bizacika. Ngaho rero. Ngo kuvuga umwami azatanga kandi nta wundi mwami uzongera kwimira Rwanda. Ibyo se byavuzwe nande kandi. Nuko nkubwiye rero hasigaye ndeka ntaza kuvuga na kari murori. None se bigende bite? Mwana wanjye ntugahubuke. Ibyo nibyo kwitonderwa ubwo ngubwo nkuko babikubwiye. Ngo witonze akameshaje. Ni hahandiye dusibiyeho ruzarengera. Niba tanshyira igorora nzajya mbaze nzarebe. Aha ariko Kavuna mbe mwana we. Witonda mwana wanjye. Cyakora nungutse inama. Dore ugusigara hano. Ngiwe ngibwami kuvuga ko ibintu byifashe. N'ingaruka nzabwira icyo bavuze. Wenda bazashaka insinzi y'ibyo nawe uzashobora kuhagenda cyangwa kuhatura. Oya nibyo rwose. Ntacyo bitwaye. Upfa kutansaba ihembe ryanjye ngo. Aha humura rwose sindi kwaka. Nikosema. Gira inama genda uva ibintu binkomereye. Inama y'ibyerekeye igise kandi. Inama y'ibyerekeye ihembe ry'umwami nyiri Rwanda. Ariko se koko nibyo kuri ndo mwana w'umwami? Rwose humura mwana wanjye sinkubeshya mba nkwambuye niko byagenze rwose. Nuko iyaba ariko Rwizibukire yaraje ngo ambwire icyo bamubwiye gusa nicyo nifuza. Uribwira se ko hari icyo ushobora kurenza kundaga umwana wa? Ubwo nuko bimeze ntugomba kuhakandagira nta kundi. Ngo ntugomba no kuvugana nawe kirazira. Ntibazanyira rero kuko nzi ko ibyo nzasaba ntazabihabwa. Sinzi ko niyo nsinzi bazayiboneye. Nyabona wa mwana we nakatazaza uzakazana. Urashaka kuvuga ko ushaka kugereka n'umwami wagihararumbuwe ko ntazi uko uzamera, wa mwana we wabaye ute? Aha. Yego baba. Kandi Kavuna mwana wanjye
ndakureba ukanshisha nabonye wakura ariko sinzi kuzisazira nzabuzwa se niki dore ngo iyo nyiri umuringa yaje utega ukuboko umwana wanjye winkangisha umwami s'Imana kuki se niba rero wambyaye ntagomba gukandagira ibi ubona ko yambyaranye n'umutindikazi reka ceceka mwana hato atagira n'ukumva rwose oya wincecekesha ntawe utinya inkuba ari munsi y'ijuru nakoreka nicecekere icyo nzamusaba uzaba ucyumva dore ngo warwizibukira araje reka twumve icyo bamubwiye mwiriweho mwiriwe yego mwigire hino rero mbabwire inkuru mbazaniye nyamunera birabera amahire ijye mpagaritse umutima mfite amatsiko yo kumenya icyo umwami yategetse nta kindi itonda ariko yewe dore barakubwira ngaho se muce bugufi iraba ari nziza gusa ba araramye ngo umwana we ahubwo rero ngo ntakuzi ntumuzi ngo ariko aragutekereza ibyo nibyo binshengura kubona ndinda kuruha umukorero kandi nitwa nabyaye n'umugabo ngo nuko navutse ku mutindikazi niba ntekereza se yakoze iki baza se nyine unyumve arantumye ngo aguhaye amashyi 3 kandi agutuje iwanyu ngo Kiyenzi na Nyawera arabikugabiye kandi ntazagire ukuvuguruza mu bwatsi bwawe nuko shenge arakoze genda umuguru uti KAVUNA araho kandi azaza utabizi utamwiteguye ariko azahakandagira. Muri uyu mukino akamasa kazaca inka kazivukamo wanditswe na Mukahigiro Perpetua mwumvisemo KAVUNA ari uw'Imana Yohani Petero. Nyiranturo nyina wa KAVUNA ni Mukandengwa Tanaziya. Sebagabo sekuru wa KAVUNA ni Mukeshabatware Dismas. Kirihahira ni Sebanani Andreya. Rwizibukira umutware w'Inyarubuye na Nkomangwa ni Ndamyabera Andreya. Kanyankore umugaragu wa Rwizibukira ni Baganizi Elifazi. Karisa Kabarisa ni abagaragu ba Rwizibukira rwa Mbishibishi. Uwafashe amajwi ni Nyabyenda Narcisse. Umutoza ni Sebanani Andreya.